intumwa ntiyicwa, reka mpanure uko nategetswe. Nabonye ubuhanuzi bukomeye iri joro saa 9 ubwo nari ndimo gusenga. Wowe ugize umugisha, tega amatwi ibi bintu ubibike mu mutima wawe kugira ngo nibiba utazatungurwa. Kubivuga ntibyoroshe, ariko intumwa ntiyicwa, ndeka mpanure uko nategetswe. Nyemerera tubanze dusengane. Mana, ndagushima kubw'ijambo ryawe ngiye gutambutsa, rigere ku mitima ya benshi, rigire icyo rihindura. Ijambo ryawe ravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibarangiza gukomera bakora ibyo butwari. Ubu butumwa si ubwanjye n'ubwawe Mana, ugira ikintu kidasanzwe ukora. Amen. Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Iri joro nabonye abantu benshi bari bameze nk'abafungiranyije muri gereza. Hanyuma iyo gereza mbona abo bantu bari bambaye amapingu bafungiranyijwe muri iyo gereza. Mbona habaye ikintu gikomeye, mbona abantu batangiye gusimbuka igikuta kinini cyo kiriho senyenge ya gereza. Mbona abantu baracitse, ngiye kubona mbona bamaze gucika, mbona nta muntu bakurikiye. Umwuka w'Imana arambwira ngo abo bantu ureba basimbutse gereza bari bamaze igihe kinini bafungiranyijwe, bari bamaze igihe kinini batareba umuco, bari bamaze igihe kinini barihebeye mu buzima bwa gereza. Irambwira ngo uko wabonye basimbuka bagatoroka, irambwira ngo wowe unkurikiye hari ubuzima wari ufungiranyijwemo. Nshuti yanjye, ubuzima bw'amarira, ubuzima bw'amadeni, ubuzima bwo kutabona urubyaro, ubuzima bwo kugerageza gukora ibintu byose bikanga. Irambwira ngo ubwo buzima warubayemo, doli ya sinedrari ya farigrayi, ubwo buzima warubayemo bubi, ubuzima bwo guhorurira wari ufungiranyijwe. Nshuti, ubuzima bwo kutareba umuco, bwo gukora bikanga, wari ufungiranyijwe. Nta kintu warebaga imbere yawe. Ngiye kubona mbona abo bantu bavuye muri iyo gereza. Ijuru rirambwira ngo bwira abantu bababaye, bwira abantu bamaze igihe kinini bari mu buzima bumeze nka gereza, bwuzuye umubabaro. Ubuzima ubayemo bushaririye, ubuzima ubayemo budafite ishusho. Nshuti yanjye, wari umeze nk'uri muri gereza, nta kintu wakoraga ngo gikunde, nta kintu wakoraga ngo kikubere cyiza. Ijuru ryambwiye ngo nkubwire ngo Imana igukuye mu buzima bwa gereza, Imana igukuye mu buzima bwo guhora uvunikira ubusa, Imana igukuye mu buzima budafite ishusho, Imana igukuye mu buzima bwo guhora upfundikanya, Imana igukuye mu buzima budasobanutse. Imana yavuze ngo igiye kuguhindurira ubuzima. Kira kuva muri gereza wari warafungiranyijwemo n'abarozi, Imana igukuye muri gereza wari warafungiranyijwemo helepini sinedraria n'abadayimoni bituma urarana umubabaro. Ubwo buzima butuma uhorana agahinda, bugatuma uhorana umwijima ku maso. Ubwo buzima wafungiranijwemo n'abadayimoni, ugahora urwaye, uhora ku gisasiro. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igukuye muri ubwo buzima. Umva ijambo Imana yampaye. Nyemerera ngusengera Imana, Imana igukure muri iyo gereza, Imana igukure muri iyo gereza lebelia sinedra, gereza afungiranyijwemo n'abarozi, gereza yo kutabyara, gereza yo kubura urubyaro, gereza yo kubura akazi ufite diplome. Imana igukure muri iyo gereza, gereza lemela sinedra yo guhora muri relationship mu rukundo igahora ipfa. Urafungiranyijwe, uri muri gereza yo guhora ugwaragurika n'umuryango wawe n'abana bawe. Muri gereza mwarafungiranyijwe, muhora mu buzima bubi. Imana igukuye muri gereza ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kukubohora. Umva ijambo Imana yampaye. Gutegeka kwa 2 ibice 7 umurongo wa 20 biravuze ngo Uwiteka Imana yawe izohereza amavubi muri bo kugeza ubwo abasigaye n'abihishe bose bazashira. Imana yahabwa icyubahiro. Iri jambo
iravuze ngo Imana yohereje amavubi muri bo, mu banzi bawe Imana yoherejemo amavubi. Ku murozi wakurogaga Imana imugabyeho igitero, bariya badashaka gutera imbere Imana ibagabyeho igitero. Biravuze ngo nzohereza amavubi muri bo kugeza igihe n'abihishe bazashira. Hari abantu bakwihishagamo, Imana yohereje ikintu gituma ubavumbura. Imana izohereza amavubi muri bo, niko Bibiliya ivuze. Iravuze ngo Imana izohereza amavubi muri bo ngo kugeza mu gihe n'abihishe bazashira. Imana iravuze ngo igiye kubikira abarozi kugwara nkinda. Umurozi Imana yaramuburiye yanga gukizwa, kugeza uyu munsi umuntu udashaka kutabagwa apfe icyo Imana yakuvuzeho gisohora. Imana igukure muri ubwo buzima, Imana igukure muri ayo marira, Imana igukure muri ayo madeni, Imana igukure muri ubwo bushomeri. Icyo gisasiro uriho ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikigukureho. Nta masezerano ufitanye n'abadayimoni. Iyo ndwara igendagenda ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, icyo kigeragezo cya cyamunara cyahagurutse ku buzima bwawe, ndagisenya mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana ntiyemere kuseba, Imana ntiyemere ko wandagara, Imana ntiyemere ko umwanzi wavugiriza impundu kunesha. Imana igukure muri iyo gereza y'ubuzima buburimo, Imana igukure muri iyo gereza y'amarira, Imana igukure muri iyo gereza yo kubura urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Nari mvuze ngo Imana iguhindurira ubuzima. Imana ntiyemere kuseba, Imana ntiyemere ko wandagara. Icyo kigeragezo aho cyanyuze kiza ku buzima bwawe, dore Imana iragifunguriye, umuryango cyongeye gusohoka. Wigira agahinda, wibabara, tuza umutima. Imana yanze agasuzuguro. Biravuze ngo nzohereza amavubi akujya imbere, yirukana abahivi n'abanyakanani. Umva neneho mu gitabo cyo Kuva ibice 23:28. Biravuze ngo nzohereza amavubi imbere yawe, azirukana abahivi n'abahayiti imbere yawe. Imana ikoherereje marayika amavubi iyakudwinze. Wumva uburibwe, ndagira nkubwire ngo umwanzi wawe Imana imugabyeho amavubi. Hari marayika Imana yohereje, amavubi ni marayika. Imana yohereje marayika imbere yawe, ugiye gukura umwanda w'umubabaro imbere yawe. Wirira nshuti, humura, uwo mutima wawe nutuze. Ako gahinda wararanaga, ukumva urihebye, ukumva ushaka gupfa, Imana ivuganye nawe ngo honi widini kinderayi, yohereje marayika. Tuza umutima. Mana yanze agasuzuguro k'abarozi, Mana yanze agasuzuguro k'abakuvogera, Mana yanze agasuzuguro k'ikigerageza umuranye imyaka myinshi. Imana irakubohoye, Imana ikubohoranye n'umuryango wawe. Mana yanze agasuzuguro k'ibigerageza urimo. Iyo ndwara ufite ntabwo ariyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ihaza uwo mubabaro, Imana iri kumwe nawe. Tuza umutima, ntabwo izemera kukugwa n'isoni. Imana izabikora. Iyo atabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare, nawe izagutabara. Iyo atabaye Saduraka na Meshake na Bedenego mu itanura ry'umuriro, Imana ikarihindura pisine, abagabo bagatambuka buzuye umwuka wera, abari babashugunye mu muriro akaba ari bo bajugunyamo. Umva, iyo Mana ntabwo izakwirengagiza. Iyo atabaye Esiteri ari insuzugurwa, yarambaraga ibijipo atazi gukaraba, Imana igakura vashiti ku ntebe Esiteri akicara. Humura, iyo yicaje Esiteri bwami, nawe izakugeza mu masezerano yawe. Rabori geria saidi ketepa heni winda rabori haha heni wazangi devas. Iyo Mana izagutabara, Imana izagutabara. Iyo atabaye Sara hageze imyaka 90 yarabuze urubyaro, ntabwo yananirwa kugutabara, nawe izagutabara. Iyo ahaye Sara urubyaro, nawe izaguha urubyaro. N'Imana idakangwa na biracitse. Iyo migambi bagucurira yo kukwica, ko kagambane kakuri inyuma, humura, kazafata ubusa. Hamani yabigerageje kuri Morodekayi, haramugambanira. Habari umanikwa ku giti imbere ya Morodekayi, ako kagambane kari inyuma y'ubuzima bwawe. Rapotaliboni ya Saidaya, abo bakugambanira nibo bazagwa mu mutego bari kugushiramo. Mutego uzabashibukana. Imana iri kumwe nawe. Tangira utuze, amarira nashire, ako gahinda nikarangire, uwo mubabaro nurangire. Imana iri kumwe nawe. Imana yiteguye kugutabara. Abo biteguye kuguseka, ndagira ngo utangarize ngo ntibizakubaho. Humura, Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe mama, my sister, Imana iri kumwe nawe.
papa Imana iri kumwe nawe. Ibyo bitero ureba bigiye kurangira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye iyo ngwara nive ku buzima bwawe, ayo madeni nagende, ubwo bushomeri nibugende, iyo ngwara igenda mu maguru yawe, ibyo birara biguhekenya, ibyo bigenda mu mavi yawe, ibyo bigenda muri uwo mugongo, iyo diyabete, uwo muvuduko w'amaraso, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo nibive ku buzima bwawe. Uyu mwana w'Imana nta konta rufitanye n'uwo mubabaro, nta konta rufitanye n'ayo madeni, nta konta rufitanye n'ubwo bugwayi, mu izina rya Yesu Kristo nibikuveho. Imana ntiyemere gutsindwa, Imana ntiyemere gukomeza kurira, Imana ntiyemere gukomeza gucika intege. Kuri iyi saha undeba, Imana ikumaze intimba n'agahinda, Imana ikumaze umubabaro, Imana iri kumwe nawe, ntabwo uzanyeganyezwa. Bibiliya ivuga ngo abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi Siyoni. Wowe uri umusozi, ntawe uzakunyeganyeza. Uko utanyeganyeza kayisimbi, niko batazakunyeganyeza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi. Wowe n'umugabo wawe muri umusozi, ntabazabanyeganyeza. Wowe n'abana bawe muri umusozi, nta kizakunyeganyeza. Uri mu butwari bw'Imana. Herabosi kalabosi. Umva nkubwire, Eliya ageze munsi y'igiti cy'umurotemu yisabiye gupfa, kuko yarabonye ubuzima bumeze nabi. Nawe ndagira ngo utangarize ngo bitewe n'ubuzima uri kunyuramo urumva washobora ugapfa. Oya, marayika aramanuka asanga Eliya munsi y'igiti cy'umurotemu, aramubwira ngo byuka urye, azana umutsima n'amazi, aramubwira ngo urugendo ruracakomeje. Wumva wowe wihebye, tuza, haleluya, ndafashijwe, tuza, urugendo ruracakomeje. Nubwo ubona ko bikomeye, nyuma y'ayo marira, nyuma y'ayo madeni, nyuma y'ubwo buzima bubushaririye, urugendo ruracakomeje. Imana yohereje marayika, tuza, urugendo ruracakomeje. Hori bori ya gari ya sai, urugendo ruracyakomeje. Imana iguha umugisha, ndagukunda. Kanda subscribe, tubane mu bihe byo gusenga. Ku cyumweru ndagutumiye mu giteranyo cy'amasengesho kizabera Kabeza ya Remera, aho bita mu Rubirizi, mu cyapa imodoka zihagarara, mu kigo cy'abazungu. Ngwino dusenga n'Imana, ngwino duhamagara Imana. Baraguhanuriye biranga, warasenze biranga, ngwino dufatanye gusenga. Hari Imana yiteguye kugukura muri uwo mubabaro. Nimero yanjye ya telefone iraho hasi, nzakuyobora. Ku cyumweru guhera saa 7 z'amanywa tuzaba turi mu giterane cy'amasengesho Kabeza ya Remera, aho bita mu Rubirizi, mu cyapa imodoka zihagarara. Uhageze uwo wavuga ngo mu kigo cy'abazungu kamubaza, yahakwereka. Abantu benshi babahaza. Ngwino dusenga n'Imana. Imana yiteguye kugutabara. Iki cyumweru twatuyeho ijambo ry'ubuhanuzi. Imana izakwiyereke abategereje kukumwaza, aribo bazamwarira imbere yawe. Iki cyumweru iyo ngwara Imana yishiririze ikire mu izina rya Yesu. Iki cyumweru Imana igukureho uwo mubabaro, nawe ugire ibitwenge. Iki cyumweru Imana izagukorera igitangaza gifite ikimenyetso, abanzi bawe bazakibone. Iki cyumweru Imana igukorera igitangaza gifite ikimenyetso, abantu batazagira ngo Imana yarakubesha. Ndagukunda. Kanda subscribe, kora share, kora like. Imana iguha umugisha, tujye tubana mu bihe byo gusenga. Shalom.